Yes, nongeye kuguha ikaze wo gukunda ibiganiro bya Florien TV show. Nongeye kugushimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, gerageza uyikore kuko subscribe ni igikorwa cyiza cyane. Nk'uko wakomeje kubibona mu nkuru zitandukanye, uyu muziranenge AKEZA Elysie wazize kwicwa, hakabeshywa ko yari yashyizwe mu ipipa irimo amazi cyangwa se idomoro irimo amazi. Hano dufite ubuhamya burambuye ku muntu wamukuye muri ya domoro cyangwa se iyo twakwita ipipa. Florien TV show igiye kubumvisha ubuhamya bw'ukuntu byagenze. Mbese tugiye gusobanukirwa n'iki cyari cyihishe inyuma y'uru rupfu rw'umwana bikekwa ko yaba yarishwe na mukase. Reka dukurikire iyi interview. Rutiyomba Florien, abandi umwana wa karindwi muri abana 13. Rutiyomba Florien ari we se w'uyu mwana. Aho yamusanze hari ibintu bibiri: kuba ari accident yabaye cyangwa ari accident yatejwe ku mpamvu zindi. Ndabivuga kubera ko hari byinshi biri kuvugwa mu social media, ariko akaba akurikirana na bucura. Reka dukurikire muri ncamake ku itariki 14 mu gihe cya saa tano n'igice, ise w'uyu mwana ari we Rutiyomba Florien murumuna wanjye yarampamagaye ari ku kazi. Nanjye nari mu rugo kwa papa wacu tubyara, kubera duturanye. Yarampamagaye ati gerageza kwirukanka ugiye mu rugo iwanjye, ndumva hari ibintu bitari byiza byahabaye, ukoresha imbaraga zishoboka zose ugereho na bwangu. Nyuma yo kumbwira amagambo, nagize ibishoboka byose kugira ngo mbashe kugerayo. Naragiye ambwira yuko nakoresha wenda moto cyangwa ubundi buryo bushoboka bwose nkaba nagerayo byihuta. Nakoze ibyo yarambwiye, ndagenda. Ngeze mu nzira akomeje kumpamagara, bigeze aho ngo ntangira kwirukanka, ariko ku mahirwe make uko nahindukiraga nareba inyuma, moto zanshiyeho zose zabaga zihetse abagenzi. Narinze ngerayo, uburyo nari nambaye kambambiri byageze no mu nzira nkuramo inkweto ntangira kwirukankanisha ibirenge bisa. Nageze iwe mu rugo nsanga igipangu kirafunze. Ngerageza gukora kuri sone, maze kuyikoraho bwa mbere ndategereza iminota nk'ibiri sinakumva umuntu uri kuza kunkingurira. Ndongera nkora nsanga igipangu kirafunze, ndongera ndasona ubwa kabiri. Sonye ubwa kabiri, nyuma y'umunota nk'umwe numvise umuntu ari kuza, ibirenge by'umuntu aza aganisha kuri portail. Ariko hagati nyuma y'uwo muntu gutinda, nari nagerageje kureba ku gipangu nshakisha ahantu hagufi ndeko nabasha no gusimbuka ngo ninjiremo imbere njye kureba icyabereye muri ubu rugo. Nyuma yo gufungurirwa, umukobwa yaje ahetse umwana muto arimo arira avuga ati ababyeyi b'uyu mwana ndaza kubasobanurira iki, ndabakizwa n'iki. Arambwira ati hari umwana waguye mu mazi. Ndamubwira se uwo mwana ari he, kuko yagendaga buhoro ahetse n'undi mwana mu mugongo. N'urwo rugo nari menyereye kurugendamo, narirukanse ngerageza kugenda ahantu hari robine, sinahabona umuntu. Gerageza kuzenguruka inzu yose, maze kuyizenguruka nta muntu nabonye. Maze kuzenguruka inzu nibwo nahuye n'uwo mukobwa w'umukozi wareraga abana muri urwo rugo. Ndamubaza nti uwo mwana waguye mu mazi ari hehe? Aragenda agerageza kunyereka ahantu hari icyo kidomora cyari cyaguyemo uwo mwana, ariko we ntabwo yabashije kwinjiramo. Yarambwiye ngo genda urebe muri uwo muryango. Nyuma yo kwinjira muri uwo muryango niho nasanze umubiri w'umwana nyakwigendera AKEZA Rutiyomba acuramye mu kibido cya litiro 200 cyari cyuzuye amazi. Umutwe wari hasi mu ndiba,
amaguru yari hejuru mu nguni y'icyo kibido cyari kirimo amazi. Vuba na bwango nagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kumukuramo, tekereza kwenda umwana yaba akirimo akuka. Nyuma yo kumukuramo uwo mwana nagerageje gufata amaguru, kuko amaguru kuguru kumwe kwari mu nguni imwe, ukundi kuri mu yindi nguni. Mfata amaguru y'umwana gerageza kumukuramo, ariko ngejeje hejuru kubera umunwa muto wako kabido amaboko yakwambiyemo hagati. Ubwo nafatishije amaguru abiri n'ukuboko kumwe ku rutugu n'ukuboko k'uburyo nkoresheje, nshoramo ukuboko kw'imoso njya gukusanya amaboko nyashyiraho neza kugira ngo mbashe kumukuramo. Nyuma yo kumukuramo narirukanse njya ku kibaraza njya kugerageza gukora ubutabazi bw'ibanze. Ubusanzwe ndi umuganga, maze imyaka 21 mu gikorwa cy'ubuganga. Nagiye kumukorera igikorwa cya first aid kugira ngo ngerageze kumukuramo amazi. Icyo gikorwa nakigerageje, umwana mbasha kumukuramo hagati ya litiro imwe na litiro imwe n'igice y'amazi, bigeraho na breakfast yari afashe muri icyo gitondo nkeya yari itangiye kuvamo. Ntekereza ko amazi amaze kumushiramo. Umwana naramuteruye mujyana muri salo, muryamisha mu ntebe, gerageza kumukorera igikorwa dukunze gukoresha kiganga kugira ngo mwongerere umwuka, ariyo mouth to mouth respiration. Ariko icyo gikorwa sinabashije kukigeraho bitewe n'uko umwana namubonye. Naramwitegereje mbona umwana ko yarangije gushiramo umwuka, kandi atari uwo mwanya hari hashize urebye hagati y'iminota 30 wenda na 30 na 45. Umwana nagerageje kumukorera ibyo abantu bamaze kwitaba Imana bakorerwa byibanze. Namufasha amaguru kuko akaguru kamwe kasaga n'agahinnye, ndakarambura n'amaboko. Umwana yaragikanuye, amaso yari yagize ibintu twakundaga kera kuvuga ngo turi gukora igihenehene tukiri abana. Amaso ngerageza kuyagarura, njya mu cyumba fata amashuka, umwana ndamworosa. Aho hagati niko se yarimo ampamagara ambaza niba nabashije kugera mu rugo. Maze gukora icyo gikorwa nibwo nabashije kwitaba se, ati wageze mu rugo? Ndamubwira nageze mu rugo. Mubwira ko agomba kuba umuntu w'umugabo akihangana. Umwana we musanze mu kidomora cy'amazi, maze kumukuramo, ariko akaba yarangije kwitaba Imana. Muri rusange ndumva mu ncamake ari byo bintu nabashije kubona. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Abo bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Reka rero mbabwire ngo mukomere mwihangane, kuko iri ntabwo ari ryo herezo. Igihe kiraje abacu bapfuye basubizwa ubuzima. Mukomere rero mwihangane. Reka dusenge Imana. Imana ikomeye, wewe wahanze umuntu, kandi wowe wemeye kujya mu rupfu kugira ngo umuntu aruvemo. Reka tugushimire ko wanesheje urupfu. Izina ryawe nirishimwe. Uyu muryango umanukira kuwukomeza, kuko uri Imana. Ni wowe wenyine ubasha kwinjira mu muntu ukagera mu marangamutima ye, ukamukomeza, ukamuha ibyiringiro. Reka Uwiteka wongere bigaragaze muri uyu muryango. Reka iki gihe gikomeye ugaragare nk'Imana. Tugiye kugana ahitiriwe izina ryawe, utujye imbere Mana isumba byose. Reka tugushimire ko wakomeje kuba muri uyu muhango wo guherekeza uyu mwana. Gahunda ziri imbere nazo tuzigukeneyemo nk'Imana. Komeze bigaragaze wa Mana. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
Keza rero yari umumararungu, yazaga mu rugo akakwaka telefoni zira video zose. Much I pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. Day you down, baby. Mwiriwe neza, ngende umuturanyi wa mama Keza. Keza twari tumaranye imyaka 4. Keza yari umwana utangaje, yarazi amazina y'ababyeyi be, azi nimero za telefone, azi buri kimwe cyose. Nago yarameze nk'umwana ufite imyaka iyo yarafite imyaka 5. Yari umunyabwenge cyane. Imana imwakire mu bayo, kandi Imana yakoze gukomeza ababyeyi n'inshuti n'umuryango. Ikintu navuga kuri Keza, yari umuntu ukunda Imana n'abantu. Yakunze Imana n'abantu, yarazi indirimbo z'Imana, yakundaga itorero ry'Abadventiste bakoze kuba nabo bahabaye, kuko yarabakunze mu gihe yarakiriho. Imana imutije ubuzima. Keza rero yari umumararungu, yazaga mu rugo akakwaka telefoni zira video zose yabaga yazifatiye. Umwanya wose yabonaga yagomba kuririmbira akaririmbo, akakanabika wagira ngo twe tuzi ko azatuvamo kare, kuko yafashe video nyinshi. Dufite video nyinshi zirenga. Much I pray for you. I'll play for solo for you, darling. Till my forever, I promise to never. Day you down, baby. Aririmba indirimbo zitandukanye. So tubuze umuziranenge, tubuze umumararungu. Keza bakigenda yaratubwiye ati, ese mwari mubizi ngiye muri Amerika, ngo ariko ubwo ningaruka muzabahamagara kuri video call mbabaze icyo mushaka mwese nyibazanire. Nago byagenze neza, nago yagarutse. Ikindi Keza yari yatubwiye ati nje nzaba Miss, ati ndimo kwitoza gukora siporo n'ibiki byose nkaba Miss. Ikintu kimbabaje bishoje atabigezeho. Ikindi yaravuze ati, ariko uziko nzaba umustar nimara kuba Miss, nzajya nkora ibikorwa mbe Miss nyine mbe umustar. Ikimbabaje kurushaho nuko Keza avuzwe yatashye. Wenda sinzi Imana uburyo yabicishijemo, ariko nabibonaga Keza ari ahantu hose, mwibaza se Imana nayireba ikintu wenda kizaku wifuzaga kikasohora utanakibona. So Keza dusigiye irungu, yari umunyabwenge cyane. Kuva nabaho niwe mwana wa mbere nabonye ufite ubwenge burenze ku myaka ye, ku buryo ikintu cyose wamubazaga yabaga akizi, kandi ari umunyesuku. Yari umunyesuku, ntabwo yajyaga atinda mu myenda ngo kwa kundi umwana yiyanduje we yahitaga ayikuramo. Kandi yaraza mama we yari yaramureze neza, yari afite ikinyabupfura, azi n'ukuntu ibintu byose bigenda ku murongo. So mfashe uyu mwanya mbashimira mwese mwadutabaye, kandi nihanganisha n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Murakoze.